Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha REB Dr Murangira yasabye ibyamamare kutemera kuba barutemayeze ngo baryoherwe n'aho igihugu kigeze aka kanya maze bibagirwe aho cyavuye, nibarangiza banananirwe kurwanya nushaka kuba yabasubiza inyuma. Ibi yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na RBA, aravuga ati hari ikiganiro nakoze mvuga abantu bazwi nk'ibyamamare ariko ugasanga batajya bagaragara mu rugamba rwo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Umuntu umwe arampamagara arambwira ati ariko buriya wowe ntiwakabije koko kuba wabwiye bari abasitari biriya bintu, uba wumva ibyamamare byajya muri biriya bintu. Mu gusubiza uyu muntu Dr Murangira yasubije ko bari kuryoherwa n'umutekano w'igihugu, baranyurwa n'umutekano, barya amafaranga bakoreye mu bikorwa remezo bifashishije ibikorwa remezo. Ese kuki batibaza ko byubatswe n'abarwanyi ba jenoside? Nabo rero bakwiye kugira uruhare, nibabe barutemayeze ngo baze gusoroma gusa. Dr Murangira yibukije ko ibyamamare biryumaho biba bikoze igikorwa cy'ubugwari. Ati buriya iyo ufite abagukurikirana bangana na miliyoni, ni ukuvuga ijambo rimwe maze rikijyana. Uvuze ijambo rimwe wamagana ingengabitekerezo ya jenoside, ni umusanzu wawe mu buryo bwawe. Ku kijyanye n'abahanzi ndetse n'ibyamamare bakunze kuvuga ko batajya bivanga mu bya politike, Dr Murangira yavuze ko ibyo ari ukwihunza inshingano. Ati kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo ni inshingano za buri wese, ntabwo ukwiye kuba rutemayeze ngo wizihize n'ibyo igihugu kigezeho wibagirwa aho cyavuye, nunarangiza unanirwe kurwanya nushaka kubasubiza inyuma. Dr Murangira yabivuze ko buri wese afite inshingano yo gusigasira ubumwe bw'abanyarwanda, ubumwe bw'abanyarwanda. Ati ubumwe bw'abanyarwanda turabizi ko ariyo nkingi y'igihugu cyubakiyeho, ni ukuvuga ngo muri bwa buhangange bwawe bwo kugira abantu bagukurikira, nawe ugomba kugira uruhare ngo nawe wubake iki gihugu kigire amahoro. None se uzaririmba he nikitagira amahoro mu gihe ibikorwa remezo bizaba byashemyutse nka stade Mahoro cyangwa arena BK Arena birabagenda bakuramo ibitaramo, uzakorera mu gihe byashwenyutse? Ibi ngibi rero se wenyine wabikomejeho, kuko hahise haza na Junior Rumaga, umusizi Junior Rumaga nawe avuga yuko abantu bakurikiranwa n'abantu benshi cyangwa bakunze kwita abastari nabo bagomba kuba bagira ikintu bavuga, bakohereza ubutumwa bukagera kure bamagana ingengabitekerezo ya jenoside. Ibi ngibi rero akimara kubivuga, kuko n'ubundi abantu benshi bahise batangira kugenda nabo bakora uko Dr Murangira yagiye abivuga, nka Bahavu n'itimu ye bagenda bakinana amafilime, twagiye tugaragara bagenda babitwereka babicisha ku mbuga nkoranyambaga zabo. Ibi ngibi rero Dr Murangira yabigarutseho mu gihe isi yose iri kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Rero nawe ndagira ngo nkubwire, nawe ugira uruhare mu kwamagana ingengabitekerezo ya jenoside. Nta myaka ihari yo kuba wavuga ngo ibi ni ibyanjye cyangwa ibi si ibyawe. Ya buri wese afite uburenganzira bwo kwamagana ingengabitekerezo ya jenoside. Nje muri kumwe ni Joshua, kandi ibiganiro byanjye muri kubyumvira kuri Joshua TV show. Ndagira ngo niba ukunze ibiganiro byanjye ukandira like, kandi ndagira niba utarakora subscribe waracikanye kandi subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byanjye byose. Kandi ndagira ngo mbwira ati twibuke twiyubaka. Yari Joshua, twogere mu bindi biganiro mu kanya bigiye kuza. Ciao ciao.